Breaking news z'amakuru yihutirwa, amakuru yihutirwa kabisa ngiye kugenda babwira na amakuru akome cyane. Amakamyo 37 nkuko nari mbibabwiye niyo yamaze kubafatwa na 23 hariya hafi kabisa, yararimo avara mu misozi ya za Minembwe arimo yerekeza hano muri za Uvira, aho yarajyanye amabuye y'agaciro yaramaze imisi acukurwa na za Maimai. Mushobora kwibaza tese ayo makamyo yaturukaga yavaga hehe, ariko niba ari igice gikungahayemo amabuye ni iki gice. Iyi rero ni surprise y'ingabo z'u Burundi zari zimaze imisi zitegura kugira ngo zizitwarira amabuye ziyajyane hari hakurya mu gihugu cy'iwabo, aho bazaba bagiye kugira gute kuyabyaza umusaruro. Biravugwa ko kandi aya mabuye arayaba rusahurira mu nduru, ubwo ndavuga baba mercenaires b'ababirigi bamaze imisi barakusanyije akagurwa nabo, hanyuma akazava mu gihugu cy'i Burundi hari ku kibuga cy'indege cya Marikere mu bihugu by'iwabo mu Bubirigi ndetse n'andi yagiye atandukanye. Hanyuma andi makuru akome cyane sayo gusa mbafitiye ni amakuru avuga kuri General Sultani Makenga, avuga ko yimanukiye ku rugamba tayari Uvira, mushobora kuba mugiye kumva ngo ni tombe. Breaking news nyuma yuko byagiye bivugwa yuko uyu mugabo nta wundi rero ni Lieutenant General Pacifique Masunzu, biri kuvugwa yuko ashobora kuza kujoininga AFC M23, byamaze ko abiya confirmed, telefone yahamagaye yananiwe. Uyu mugabo namenya makuru yuko ari guhigwa na leta Kinshasa, ko M23 iramutse itamutabaye bikiri mu maguru mashyashya aza kurangira yishwe. Operation zikomeye kandi nanone zakozwe na FARDC zakorewe hano muri Uvira. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zagabye ibitero karundura kuri 23 mu bice bya za Rugezi, muri za Rurambo ndetse mu bice bigiye bitandukanye. Twirwaneho mu ishyamba rya Kabasha yakoreye amateka akomeye cyane ifatanyije na 23. Hanyuma kandi turabwira ko muri Ruvungi, Katogota ndetse n'andi agiye atandukanye uturutse hano na za Sange hari kumvikanamo amasasu ku buryo obukomeye cyane. Hanyuma rero nta kindi kintu usabwa usibye kureba hasi yanditse subscribe ugakandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agiye tugiye kugenda atukugeza mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma kandi sawa turi babwire gusa kuko turababwira no muri Kivu ya ruguru, tubabwire ko imirwano ikomeye cyane yabaye kandi uno munsi nanone aho bano barwanyi ba 23 bakoze akazi gakomeye cyane kubijyanye no kuba bakigarurira uduce tugiye dutandukanye ndetse no gushyira umutekano mu bice bibarizwamo abasivile nyuma y'urugamba rukomeye cyane rumaze imisi iruhabera. So ngira ngo rero mwabyumvise neza cyane, ni Pacifique tugiye kubana neza cyane gatanu kugenzi kako muri aya makuru. Kora subscribe, ntandi rero wahageze ni kuri La Defense TV. Hanyuma rero nizere ko wakanze kuri subscribe, niba utarayikanda kandi nanone uyikandeho mu buryo bukomeye cyane, tujye tubana mu makuru akomeye cyane birihutirwa. Muri rusange tugiye gutangira amakuru yacu kandi turayandikira mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru, aho tugiye kubabwira by'umwihariko hano muri teritwari ya Walikare hamaze imisabira ama operation akomeye cyane. Reka rero tunandike n'aya makuru musange, ariko mbere ko tuyanzika ngiye kubanza mbereke kimwe mu gice cya Walikare tugiye kugenda tugaruka mu rusange n'uduce tugiye dukurikiranye uko tugiye kugenda tutugarukaho. Tayari ntabyo gutinda twinjire mu hano muri teritwari ya Walikare tumenye neza cyane operation ko ziri gukorwa n'uyu mutwe wa 23. Biravugwa ko igisirikare cya leta FARDC bateguye ibikoresho karabutaka bigomba kuraswa kuri 23, ariko ibi bikoresho birimo za drone zo mu bwoko bwa Shashkane, harimo Sukhoi 25 zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa, harimo rokobuteri enye nziza ngo zijya zirasa zitanabasha ngo na za ntwaro M23 ifite ngitabasha ngo nta ntwaro M23 ifite. Plutôt muze kunyihanganira wenda mbivuge mu buryo kibabimbwiyemo ngo nta ntwaro nimwe M23 ifite ishobora kuza kurasa iyo rokobuteri, ngo kuko ni ngo iyi rokobuteri baguze mu Bushinwa ngo ni zimwe muri rokobuteri zigezweho shyashya zo ku rugamba zadutse vuba ngo zibasha guhagarika igisasu iko kimeze uko ariko kose cyaraswa kuri iyo ndege. Ariko ikintu tukeneye kubibutsa ni ikintu kimwe gusa, mukwiye no kumenya mukata mugisobanukirwa neza cyane gatanu kagenzi kako. Umuntu wakoze iyi ntwaro yakoze n'indi ntwaro igomba kugira gute kuyirimbu. Ako kantu sinzi niba muri kukumva neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Umushinwa wakoze iyi ntwaro yakoze n'indi ntwaro yo kuyirimbura. Hanyuma rero si ubwa mbere twaba tubonye rokobuteri ziraswa, si n'ubwa kabiri zaba zirashwe, ni ubwa keshi. Ubwo rero mwitegure kuza kumva neza cyane ibintu byamaze kuza kugira gute guhindura isura hagati ya 23 ndetse na FARDC.
byakomeye rero tayari ntabyo gutinda ndababwiza ukuri kantu bitwa Mubi ahangani ku kabuga k'indege ka Kigoma kabarizwa hano muri teritwari ya Warikare hamaze kuba harundwa ibikoresho byinshi karabutaka byazanywe n'aba basirikare baba mercenary baba birigi aho rero babizanye kugira ngo bihabwe Wazalendo ndetse na FDLR kugira ngo bijye kurwanya ba 23 mu bice byose bagize gute bigaruriye ariko icyo nababwira cyo mukwiye no kumenya nuko ibi bintu bitagize gute bitoroshye habe naka nagatoya amakuru avuga ngo kirero amakuru aravuga ko kandi ibi bitero biri kubaho abikozwe n'uyu mutwe wa 23 ibi biri gusobanura neza cyane yuko nta miyaga ni na mikeya M23 uri kugira gute iri gushyiriramo iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta n'ubundi ya Kinshasa so amakuru avuga ko kandi mu gihe 23 yitabiriye ibiganiro byose bisabwa kugira ngo haboneke inzira y'amahoro iyo nzira y'amahoro ikaba itarigeze iboneka rero bari kuvuga yuko ngo bagomba gukora nabo iyo bwabaga kugira ngo babashe kwigarura ibice byinshi hanyuma leta Kinshasa iyo izaze igira gute ibatakambira ngo bajye mu biganiro ibisinge wabivuze niba mwarakurikiranye neza cyane bwana Dr Barinda Oscar bamwita Dr Oscar Barinda uyu numwe mu bakada ba M23 bakomeye cyane n'umuyobozi muri M23 yaravuze ati nta doha ya gatandatu tuzajyamo ati ntayo ati dusigaje tukajya hehe tukabona tugahagarika iki niba navuga yuko bagahagarika imirwano bitabaye ibyo ngibyo nta byo guhagarika imirwano ngo bihari gahunda ni imwe gusa niyo kugira gute gahunda ni imwe niyo kwigarurira ibice birimo na za Warikare byose bakabyigarurira nta na kimwe bageze gute basize hanyuma ndagira ngo dukomezanye n'izi breaking news biravugwa ko kandi mu gihe General Lieutenant General Sultani Makenga yimanukiye mu rugamba hari andi makuru ari kuvuga ko undi mu general nawe ukomeye nta wundi rero ni Lieutenant General Pacifique Masunzu uyu nguyu yarashinzwe operation zose zijyanye n'urugamba zibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hose nta na hamwe agize gute asize yarayoboye operation zose uyu mugabo nyuma yuko leta Kinshasa imuteye w'inyuma akabona yuko nta keza bamwifuriza yagiye ahantu ajya ku musozi ajya ku musozi ushoka amazi arunama apfukama mu mazi amazi amumeneka mu mutwe aravuga ati mana y'abanyamurenge mana y'isi n'ijuru ati mana data ushobora byose ati iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nkosore amakosa yanjye ati ndagusabye rero nanjye uze kungabiza umwanzi wanjye ati umuntu wese wagerageje kundimbura ati nta miyaga ndamushyiriramo nta wundi rero wabigerageje ni sebuja Felix Antoine Tshisekedi yamuhaye inshingano ngo none inshingano zaramunaniye zo kugarura ibice byose M23 yagize gute yigaruriye undi akababwira ati rero ni ikibazo cy'igihe ati mwihangane ngewe mu 23 nzayirukana kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati nzabakubitira hareba inzega mbavane muri Warikare kandi yaranabikoze yakuye M23 muri Warikare ati mbavane muri Masisi nibyo muri Masisi hari kubera mu rugamba ati mbakubitire Uvira nibyo Uvira hari kubera urugamba ati kandi nzateza imyigaragambyo mu duce twose M23 irimo ati nibanze by'umwihariko hano muri Nyabibwe kandi niko kuri muri Karehe muri Katana hari kubera mu rugamba uyu mugabo rero yagerageje ibishoboka ibyo aribyo byose kugira ngo yerekane yuko hari cyo ashoboye ariko leta Kinshasa ntago ibibona ntago babibona kabisabe na gatoya amakuru mfite akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba nuko biri kuvuga ko kandi 23 nta mikino ntayo nayifite ndetse na Kinshasa nta mikino bafite biravugwa ko kandi uyu mugabo Lieutenant General Pacifique Masunzu ari bwo ku munsi w'ejo yiyongoje aravuga ati nubundi nta upfa atavutse ati reka mpamagare Sultani Makenga ngira ibyo mwibariza nibyo aramuhamagara kuri telefone bisanzwe baraganira aramubwira ati rero ati nyakubahwa ati Makenga ati ubu rero ndagusabye none nkukeneyeho faveri wirengagiza ibyo nagukora ibyo ari byo byose unyakire inze nkwereke utuntu twikorera
ngewe njye kwereka Tshisekedi yuko narishoboye, noneho kugira ngo abone ko narishoboye abibone fashe Gisangani, abibone fashe Walikale, bite nkomeza muri turi paka Kinshasa. Ati kandi nge mfite imbaraga zihagije kuba nafata ibyo bice, ahanini nta nubwo tuzarwana. Hanyuma ibi bintu ntabwo M23 kuhita ipfa kubyemera vira mupango uko nguko uko biboneye, ntabwo bari kuhita bapfa kubyemera. Hanyuma habanje gukorwa niba navuga yuko habanje gukorwa inama yo kubyigaho niba bashobora kumwakira cyangwa batari bumwakire. Kugeza amaginga ya nta makuru mpamo turabona avuga ko uyu mugabo yaba yakiriwe muri mama 23. Ariko icyo mbabwiye cyo turi kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. We nta kindi usabwa, urebe neza niba warakanze subscribe, niba utarayikanda uyikandeho nonaha kugira ngo utaza gucikwa n'amakuru nkomeje kugenda ngira gute nkutegurira kandi nanone ngira nte nkugezaho. Amakuru nanone akomeye cyane, breaking news. Nari nkibere hano muri Walikale, biravuga ko bya bitwaro byari biri hano nkasa ahangaha ni muri teritwari ya Walikale mu gace ka Pinga, aho mama 23 yamaze kwinjira aho bita muri Pinga Bushimo. FARDC Wazalendo bahungiraho bita nkasa hano hafi no ku kibuga cy'indege n'ubundi cya Pinga. Aho bahungiye rero biravuga ko mama 23 yagize gute yabinjiranye, biravuga ko mama 23 yabinjiranye. Uku kubinjirana rero kukaba kugize gute kubakozeho. M23 ngo yabinjiranye none bibakozeho cyane cyane kabisa, ati ibintu byababanye bibaya sana cyase byababanye bibi cyane. Uti rero mu buhe buryo ushobora kwita wibaza ati byababanye bibi mu buhe buryo? Nanjye nkahita nkusubiza ati impamvu byababanye bibi cyane ni ukubera yuko habayeho gukubitwa guteye ubwoba cyane mu gihe bari bagerageje ibitero by'umwihariko hano muri teritwari n'ubundi ya Walikale mu gace ka Pinga, aho bagerageje kurasa muri Peti, bagerageje kugaba udutero shuma twa dutero tuba dusa nkaho ari udutero dutunguranye, barangije barakubitwaho kabyarawe bahura n'ibyago bikomeye cyane. Abo rero ndakubwira ukuri n'abazarendo bigize akaraha kajyahe ngo bagomba kugaba ibitero kuri mama 23 ngo bakayikubitira hareba inzega ngo hanyuma ibintu bikagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So rero cyunu nakubwira cyo nanakumenyesha neza nuko ibintu bitari buze koro habe na gatoya hagati y'izi mpande zombi, yaba ku ruhande rwa FARDC haba no ku ruhande rwa mama 23, ibintu biraza gukomeza kugenda biba bibi. So rero ngomeje kugenda mbikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe nta kindi usabwa usibye kureba neza cyane aho handitse subscribe, warangiza ugakandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya nkomeje kujya nkugenda nkugezaho, ubundi ibintu bikagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nari nababwiye ati breaking news, FDLR ahantu bita Njiyapando ahangaha zihuye n'ibyago ubikomeye cyane. Aha ni muri teritwari yahe? Ni muri teritwari ya Rucuru. Aha Rucuro twibutse ko naho hari kuberamo urugamba rukomeye cyane rumaze n'imisi. Uyu munsi ni ku cyumweru, hari ku cyumweru habayeho urugamba rukomeye cyane aho mama 23 yisanze iri guhangana n'aba barwanyi ba FDLR. Ngiye kukubwira aho bakubitiwe hano muri Njiyapando, barakubitwa ku rwego rwo hejuru. By the way, bakubiswe ivumbi riratumuka, aho rero bari bagerageje kugaba ibitero bitunguranye kuri M23. Hanyuma M23 girite yirwanaho nk'abantu nyine bakeneye amahoro. So ngira ngo rero ni ibintu babikomeje kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Si ngombwa ko nizimba mu makuru, ariko icyo mukwiye kumenya cyo mukanagisobanukirwa nuko ibintu ubitoroshye habe nakana gatoyi. Amakuru aravuga kantu yitwa Njiyapando hano muri teritwari ya Rucuro haberemo imirwano ikomeye cyane. Nyuma yaho ko hari muri rashyamba naho havugiragamo urusasu rukomeye cyane, ni ishyamba n'ubundi riherera hano muri teritwari ya Rucuro, aho n'ubundi hari amazi imisi haberamo ibitero bigiye bitandukanye. Aho rero mama 23 yagize gute yagiye ishaka kwigarurira uduce tuherereye hari hafi na za Kazaroho. Ubu tuvugana rero nkakubwira ukuri ko ibintu bitameze neza habe na gatoya. So ngira ngo rero ibintu birikumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe rero ukomeze ugenda ubana natwe ukanda kuri subscribe kugira utazajya ucikwa n'amakuru yacu dukomeje kugenda tukugezaho. Nanababwiye ati amakamyo 37 y'ingabo z'u Burundi
ashobora kuba yaguye ari mu maboko atarayayo, ari mu maboko y'aba bana b'intare. Aya mabuye yacukuwe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amabuye ari gushaka kwerekezwa mu gihugu cy'u Burundi, akambukira hano ku mupaka Kavimvira, akasanga ayandi mabuye atari makeya cyane. Niko kuri naguhereza andi mabuye menshi cyane ari mu makontineri ngo 33 ngaparitse yari Kavimvira, ntago arinjira ngo ajye yarazakatumba ku mupaka, kubera ko haracyarimo kubaho ubwumvikane hagati y'abayacukuye ndetse n'abayajyana. Bitabaye ibyo ngo Wazalendo zagaba ibitero hara mu gihugu cy'u Burundi, kuko Wazalendo nizo zizi gushakaho zahabi herereye. Rero biravugwa yuko aba Wazalendo aribo bagize gute bayagurishije, hanyuma amafaranga akaba atarabageraho, akaba ariyo mpamvu bakomeje kugenda bagira gute batanga n'ibirego. Hanyuma izi kamyo zozo, ariko ikamyo 37 umuntu wampaye amakuru nabo banza yanambeshye, ikamyo 37 zuzuye zahabu. By the way, ariko ngo si zahabu gusa, ngo harimo n'andi mabuye menshi ngagenda acukurwa muri biriya bice. Amamodoka 37 biravugwa ko ari M23 yakatinze, ariko ayo makuru yo ndacyari kuyashakisha neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, mbanze menye neza ese aya makamyo arimo intwaro cyangwa arimo amabuye. Turabizi neza cyane yego nibyo amabuye yanabamo, kubera ko na Sadeke na Monisco bari basanzwe bayafitana mu mujyi wa Goma. Ariko se aya mabuye tuvugishije ukuri, aba basirikare baba bayafite koko? Ubu baba bayafite cyangwa? Reka rero dukomeze tugende tubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, turagenda dusobanukirwa kantu ku kandi kukuntu byifashe. Mwe mukomeze mubane natwe, ntimuze gucikwa n'akantu na kamwe, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya agenda bagereraho ku gihe. Hanyuma twihuse cyane, ubintu bita Ngoma Nzito hano muri teritwari n'ubundi ya Mwenga ndetse na Zamfizi, nyuma yuko ahungiye muri Baraka ahuye n'ibyago bikomeye cyane. Nyaboneka bashobora kuba bamaze kugira gute kumuhitana, bashobora kuba bamaze kumuhitana. Niyo makuru akomeye cyane mbafitiye. Uyu mugabo ashobora kuba hasize ubuzima ku buryo bukomeye cyane. Amakuru mfite akomeye cyane kandi nanone ahambaye ajyanye n'uru rugamba. Breaking news: uyu mugabo wita Ngoma Nzito biravugwa yuko bari kumuhigisha uruhindu. Kubera iki? Kubera ibyo yakoze, ngo bisa nkaho yanagambanye, ngo ku rwego rwo hejuru cyane, gakagambanira ngo mama 23. ntago byoroshye, ariko icyo nababwira cyo dukomeje kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo ikintu kirajya gihinduka cyose ndaza kujya mbibabwira uko biza kuba bigize gute, uko biza kuba bigenda abyitwara, cyangwa uko biza kuba bigenda byifashe muri rusange. Hanyuma indi breaking news y'amakuru mfite ahambaye cyane anakomeye, amakuru y'indimbura by'umwarika ari kugaragara hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basirikare barenga n'abasirikare basanga hafi 378 ba FDNB bazanywe hano muri kino gice cya Zauvira, aho baje kurwanya ndetse no gusenya urukuta rwa 23 hano hejuru uzamutse hano bita muri Sange. Hano muri Sange rero biravuga yuko abantu barwanyi bahazamutse ngo ba FDLR ngo baje gukubita urukuta rwa 23 rubazwa muri zira axe, ariko ibintu byamaze kuba bifata indi ntera mu buryo bukomeye cyane. Mushobora kuza kuyumvira amakuru adasanzwe avugwa kuri bino bitero, nanjye namaze kwangira gute mbona nkabona ntibisanzwe, nkabona ni bitero bidasanzwe M23 yagize gute yagabye kuri bano barwanyi. So rero hagataho ndagira ngo dukomeze n'andi makuru akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba ruri kuba. Amakuru y'ubwino, amakuru akomeye, amakuru navuga ko ari amakuru atariho uvumbi. Amakuru aragira tuti twirwaneho uyu munsi yahagaritse ibitero bikomeye cyane byari biteganyijwe hano muri za Rugezi. Hano muri Rugezi mushobora kwibaza ngo ibitero byari guturuka ariko nyamara bino bitero byari bihari ahantu mano mu ishyamba rya Kabasha, byari bihari, byagaragaraga yuko ushobora kuza kubaho ibitero. Ariko icyo nababwira cyo ntabwo ibintu byigeze byorohera uno mutwe watwirwaneho, byamaze kuba bibakomerana cyane
kubera yuko ubona yuko baba n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa babatatse. Hanyuma sawa gusa habayeho kwatakwa kuko nk'ubu tuvugana M23 yari yatatswe muri Katogota, bayatatse ku rwego rwo hejuru cyane. Ni FARDC yayatatse ibagabaho ibitero n'abagerageza no kwinjira muri kano gace n'ubundi kabwegera, aka gace kari hino gato ya Ruvungi kakaba n'ibumoso bwa Sange. Bagerageje kujya kukigarurira ariko birangira byanze. Amakuru mfite akomeye cyane ahambaye nuko zino ngabo n'ubundi zama 23 arizo zagize gute zakoze ngakazi gakomeye cyane kubijyanye no kuba bahagarika ndetse banakumira n'ubundi iyi coalition yari izamutse igiye kubagabaho ibitero ku buryo bukomeye cyane by'umwariko hano muri bino bice bisatira za Uvira. So amakuru agira ngo kirere, amakuru ari kuvuga ko kandi ibi bitero byabayeho bikagabwa kuri bano barwanyi ba 23 byatumye agace ka Katogota kongera gusa nkaho kaberamo akavuyo. Kuri ubu M23 bayigabye igitero, ariko iki gitero nta muntu kigeze gikomeretsa, nta nuwo cyahitanye. Ubwo rero mwebwe icyo mbasaba gusa nta kindi nukureba hasi handitse subscribe ugakandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nkanga nkomeje kugenda nkugezaho. Hanyuma sinagenda ntabwiye kuri aya makuru nari nabateguri, amakuru nari nateguye akomeye cyane. Nanone amakuru avugwa yuko ahantu bita Nyabyondo hano muri territoire ya Masisi hari kuberamo urugamba naho rukomeye cyane. Gusa sinyasoje mukanya ndabagarukanira izindi breaking news z'amakuru. Hano muri Nyabyondo naho waravugwamo imirwano ikomeye cyane, nyaboneka ntago byoroshye. Ubwo rero mukomeze mugende mukanda kuri subscribe kugira mutazajya mucikwa amakuru nkaya ngaya tuba dukomeje kugenda tubagezaho muri rusange. Hanyuma rero nyaboneka mugende mubikora nkuko ni iby'agaciro. Murabizi channel zacu bagiye bagira gute ngira ngo neza cyane, murabizi bakunzi ba Defense TV. Ubwo rero namwe ndabasabye kugira ngo mugende murebe uko biba byifashe mudukandire kuri subscribe. Ariko mbere yuko nsoza aya makuru ndagira ngo mbiyere inde operation ikomeye cyane ndibuze kugarukaho mu gihugu cy'u Burundi. Umugabo bita Evariste Ndayishimiye yahinduye yarabo yahindura inshingano, hakaba n'abandi yazongereye. Izo nshingano zahawe bande ko hari ababiri kuvuga yuko ashobora kuba yahaye inshingano bamwe mu bagambanyi be. Ubwo rero nyaboneka mugerageze murebe uko mubigenza, namwe mukande kuri subscribe. Niyo support ya mbere nkeneye ya subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa amakuru nkangaya nzajya nkomeza kugenda ngira gute mbategurira nanabagezaho. Nitwa Pacifique Muvandimwe. Aya makuru nayo kuri La Defense TV ni by'agaciro gukandaho subscribe. Dusubire mu yandi makuru aza kuba ari imbere mu kanya gatoya. Bye bye.